twabatumiye rero nanone kugira ngo twongere tuganire tubahe ubutumwa nk'uko dusanzwe dufatanya mu rwego rwo kugira ngo tuburire abantu abaturarwanda tubagezeho uburyo bagomba kwirinda ibikorwa runaka bigize ibyaha. Ubushize twaganiriye ku bikorwa by'ubwambuzi bushukana, n'ubu uyu munsi nabwo nibyo turi buganireho. Iteka murabizi ko tubonye hari amayeri mashyashya, uburyo bushyashya abantu bari gukoresha bwo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Iteka turafatanya tukagezaho ubutumwa abaturage kugira ngo barusheho kwirinda, bagire amakenga, ndetse kugira ngo n'ababyishoramo nabo bumve ko inzego zirwanya ibyaha zihari. Uyu munsi rero turi buvuge ku bikorwa bibiri bitandukanye, n'ibikorwa bibiri bitandukanye bishingiye ku iperereza tuba twakoze mu rwego rwo kurwanya ibyaha. Hari abantu bakora ibyaha byo kwihesha ikintu cy'undi hakoresheje uburiganya, bizeza abantu kubashakira akazi. Icyo ni igikorwa cya mbere kimwe turi buganireho, ni ikiganiro cya mbere nibyo kiri bwibandeho. Icya kabiri nacyo kiribanda n'ubundi ku bantu bizeza abantu ibitangaza byo kubashakira viza, akazi hanze, cyangwa se amashuri hanze, cyangwa se ndavuga amashuri hanze, viza n'ibindi bitandukanye. Abo bose bihisha mu mutaka wo gufungura kampani, cyangwa se mu mutaka wo gushaka ngo kwihangira imirimo. Ariko kwihangira imirimo biremewe mu Rwanda, ariko mu buryo bwiza bwemewe n'amategeko. Ngira ngo ibyo biganiro byombi ibice bibiri nibyo bice bibiri turi bwibandeho. Icya mbere, abantu bashyizeho kampani bakabeshya abantu ko bashakira akazi hano mu Rwanda, bakajya bafata amafaranga yabo, akazi ntibakabashakire. Icya kabiri, ni izindi kampani nazo, abantu nabo bihishe muri kampani, ariko noneho bo bavuga ko bashakira abantu amashuri, za bourse hanze, babafasha kubona viza zijya mu bihugu bitandukanye, n'akazi mu bihugu byo hanze. Urumva byose icyita rusange ni kimwe, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Mu minsi yashize tariki 20 y'uku kwezi kwa Werurwe uyu mwaka, RIB yafunze abantu batatu bari mumaze kubona. Harimo Mungaruriye Eric, hakabaho Beneyo Jean Norbert, Niradukunda Aliane uriya mwabonye. Uyu Mungaruriye Eric yatse bari abantu bari mwabonye kampani, yabatse za ID irangamuntu zabo, agenda afunguza kampani mu mazina yabo. Atangira amaze kuzifunguza, atangira kubwira abantu ko ashakira abantu akazi hano ariko mu Rwanda. Yakoreraga muri Shika hariya mu mujyi wa Kigali. Icyo gihe naragiye ngera kuri Shike hari nko hafi mu saa 11. Hanyuma ndabahamagara ko ntageze muri he, barambwira bati rero ntabwo turi hano, twagiye kuri tere, twagiye Masoro, twajyanye abandi bakozi. Ati ubwo ngubwo niba bazanye ibyangombwa byose, ibyangombwa bari bansabye kubera ko nari natse akazi k'ubushoferi. Bati ufite perimi n'irangamuntu n'amafaranga, nimba ubifite byose wabizanye byohereze online, nta kibazo. Umunsi tuzaba turi kuri ofisi uzaza tubonane, nta kibazo, turahita tuguhuza n'umukoresha ku buryo mu minsi mike akazi uzaba ukabonye. Niko byagenze. Amafaranga nahise nyohereza online, nanga n'icyo cyangombwa irangamuntu na perimi yanjye. Ndangire kubyohereza nyine barambwira ati wowe tuza, ikibazo cyawe cyo gusaba akazi tugiye kugikurikirana, turaguhuza n'umukoresha, mu minsi mike uzaba ukabonye. Ubwo narategereje ko ka kazi nzakabona, ndakabura. Nkabahamagara
bakambwira bati dosiye yawe twayigejeje ku mukoresha wawe, umutegereze niwe uzaguhamagara. Mwaramutseho. Twabatumiye rero nanone kugira ngo twongere tuganire, tubahe ubutumwa nk'uko dusanzwe dufatanya mu rwego rwo kugira ngo tuburire abantu, abaturarwanda, tubagezeho uburyo bagomba kwirinda ibikorwa runaka bigize ibyaha. Ubushize twaganiriye ku bikorwa by'ubwambuzi bushukana, n'ubu uyu munsi nabwo nibyo turi buganireho. Iteka murabizi ko tubonye hari amayeri mashyashya, uburyo bushyashya abantu bari gukoresha bwo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Iteka turafatanya tukagezaho ubutumwa abaturage kugira ngo barusheho kwirinda, bagire amakenga, ndetse kugira ngo n'ababyishoramo nabo bumve ko inzego zirwanya ibyaha zihari. Uyu munsi rero turi buvuge ku bikorwa bibiri bitandukanye, n'ibikorwa bibiri bitandukanye bishingiye ku iperereza tuba twakoze mu rwego rwo kurwanya ibyaha. Hari abantu bakora ibyaha byo kwihesha ikintu cy'undi hakoresheje uburiganya, bizeza abantu kubashakira akazi. Icyo ni igikorwa cya mbere kimwe turi buganireho, ni ikiganiro cya mbere nibyo kiri bwibandeho. Icya kabiri nacyo kiribanda n'ubundi ku bantu bizeza abantu ibitangaza byo kubashakira viza, akazi hanze, cyangwa se amashuri hanze, cyangwa se ndavuga amashuri hanze, viza n'ibindi bitandukanye. Abo bose bihisha mu mutaka wo gufungura kampani, cyangwa se mu mutaka wo gushaka ngo kwihangira imirimo. Ariko kwihangira imirimo biremewe mu Rwanda, ariko mu buryo bwiza bwemewe n'amategeko. Ngira ngo ibyo biganiro byombi, ibice bibiri, nibyo bice bibiri turi bwibandeho. Icya mbere, abantu bashyizeho kampani bakabeshya abantu ko bashakira akazi hano mu Rwanda, bakajya bafata amafaranga yabo, akazi ntibakabashakire. Icya kabiri, ni izindi kampani nazo, abantu nabo bihishe muri kampani, ariko noneho bo bavuga ko bashakira abantu amashuri, za bourse hanze, babafasha kubona viza zijya mu bihugu bitandukanye, n'akazi mu bihugu byo hanze. Urumva byose icyita rusange ni kimwe, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Mu minsi yashize tariki 20 y'uku kwezi kwa Werurwe uyu mwaka, RIB yafunze abantu batatu bari bamaze kubona. Harimo Mungaruriye Eric, hakabaho Beneyo Jean Norbert, Niradukunda Marianne, uriya mwabonye. Uyu Mungaruriye Eric yatse bari abantu bari mwabonye kampani, yabatse za ID, irangamuntu zabo, aragenda afunguza kampani mu mazina yabo, atangira amaze kuzifunguza, atangira kubwira abantu ko ashakira abantu akazi hano ariko mu Rwanda. Abo bantu, uriya Mungaruye Eric yize kugera muri senior 3,
niwe washinze ziriya kampani ngiye kuvuga. Ni kampani imwe yitwa Kora Nawe Limited yanditse ku Iradukunda Liliane, Abanyamwuga yanditse kuri Jean Norbert Beneyo, New Job Limited yanditse kuri James Karim, Gorama Service yanditse kuri Diane Nyirantagorama. Iperereza ryaje no kugaragara ko aba bantu nubwo bakora nta nubwo babishyura n'imisoro kandi bakira amafaranga y'abaturage. Uyu Mungaruriye rero Eric niwe nk'uko abishinzwe na bagenzi be, niwe washatse irangamuntu afungura kampani, arangiza izo kampani azishyira imwe ayishyira Nyabugogo, afungura ofisi Nyabugogo, afungura ofisi Nyarugenge muri Chic, muri MIC, afungura n'indi Remera na Kimironko. Izo ni ofisi abantu baziganaga bizeye akazi, ashyiramo n'abakozi. Abo bakozi akaba ari bo bashaka abakiriya, ubaje bagana hari amafaranga bagombaga kubaca ngo bita ngo ni service fee 10,000. We strategie no gufata amafaranga make ku bantu benshi. Abantu rero bakagwa muri uwo mutego, okay ngo nikaboneka kazaboneke, nikataboneka kandi 10,000 nta kintu bivuze. Mu by'ukuri ntabwo wari ukuriye kugutanga amafaranga nubwo yaba 1,000, kuko kuri we bituma aguma muri iyo nzira yo guhora atwara amafaranga y'abantu. Aba bantu rero uko ari batatu uko mwababonye bakurikiranyweho ibyaha bitatu. N'icyaha icya mbere nicyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, icya kabiri ni iyezandonke, kuko muri amafaranga babonye hari ibikorwa bayashoyemo, ubabona akagira ngo iryo duka bafite hariya mu mujyi wa Kigali muri Nyarugenge icuruza ibintu runaka, ukagira ngo n'amafaranga yabonetse mu buryo bwiza. Beneyo Jean Norbert, Iradukunda Liliane bo bakaba bakurikiranyweho ubufatanyacyaha kuri biriya byaha. Norbert Mungarukiye Eric we akaba yihariye n'icyaha cyo gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Bakobwa yakoreshaga muri za office yabaga akazi abanje kubasambanya. Bakaba bafungiye kuri station ya Nyarugenge, dosiye yabo ikaba iri gukorwa, ikaba igiye koherezwa mu bushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko. Mu mayeri rero bakoresha hari amayeri yo gushishikariza abantu gutanga amafaranga, bababwira ko rwose babizeza. Ndetse hariho n'abantu bamwe bagishakishwa bagiye bafatanya bagenda bo banabeshya ngo gihe naranakabonye nibo banshakiye. Turaza kugera naho duha ubutumwa mwebwe mu ndi imbere, kuko bamwe muri mwe mwarabamamaje, mwamamaje aba bantu. Turaza kugera kuri ubwo butumwa bwanyu bwihariye, kuko murabafatanya bikorwa, ntabwo ari mwese, bamwe muri mwe. Ibi byaha rero uburyo bihanwa bakurikiranyweho, icyaha cyo kwesha ikintu cy'udakoreshejwe uburiganya gihanwa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho gihamijwe n'urukiko habwa igihano cy'igifungo kiri hagati y'imyaka 2 n'3 hakongeraho ihazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni 3 n'5. Icyaha cy'iyezandonke akaba ari icyaha gihanwa n'ingingo ya 56 y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana iyezandonke. Iki kiraremereye, ibihano byacyo ni igifungo kiri hagati y'imyaka 10 na 15 ndetse hakiyongeraho n'ihazabu ya miliyoni kuva kuri 3 kugera kuri 5. Gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri nacyo ni icyaha bakurikiranyweho, gihanwa n'ingingo ya 6 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa. Igihano ni igifungo cy'imyaka 5 kugera ku myaka 7, hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga hagati
ya miliyoni 1 na miliyoni 2. Igice cya kabiri rero cy'ikiganiro nk'uko twari twavuze kiri bwibande noneho kuri ba bantu nabo bizezwa gushakirwa amashuri hanze, za scholarship cyangwa za bourse, za visa ndetse n'akazi mu bihugu byo hanze. Mu myaka 3 ishize hano turifashisha imibare kugira ngo mwumve uburemere bwabyo, noneho mudufashe gutanga ubutumwa, kuko ibi ni ibyaha twizera neza ko bishobora kwirindwa igihe cyose abantu bazaba bagize amakenga. Mu myaka 3 ishize kuva muri Nyakanga umwaka wa 2021 kugeza kuri Kamena 2024 hakozwe iperereza ku madosiye 52 ashyikirizwa ubushinjacyaha, harimo abantu bakekwa 63 bakekwaho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, aho bizeza abantu kubashakira akazi, amashuri, bourse, visa mu bihugu byo hanze. Aba batandukanye na babandi ba mbere twavuze. Mu bakorewe ibyaha aribo twita victim batanze ibirego, kuko hariho abakorerwa ubwo bushukanyi ntibatanga ibirego. Ni 111 muri cya gihe cy'imyaka 3 nababwiye. Bijejwe gushakirwa amashuri, scholarship, visa, akazi hanze y'u Rwanda. Muri abo 111 bakorewe ubwambuzi bushukana bababeshyaga ko rwose amashuri, urumve bakubwiye ngo amashuri masters, kandi noneho ni bourse, ni scholarship, abantu bakava mu byabo. Akazi bababwira akazi, ugasanga ngo akazi gahemba neza, ugasanga bavuye mu byabo ntibatekereje kabiri. Aba bantu rero babacaga n'amafaranga menshi pe. Mu bihugu bizezwaga cyane kujyamo kubonamo akazi, kubonamo scholarship, ni igihugu cya Poland, cyihariye 48% mu bihugu 10 abantu bijejwe. Icya kabiri ni Canada, cyihariye 35%. Leta Zunze Ubumwe za Amerika 8%, Ubushinwa 3%, Ubutaliyani 2%. Hariho n'ababeshywe n'abanyamahanga ko babashakira bourse hano mu Rwanda, nabo ni 2%. Australia 1%, Norway 1%, Germany 1%, mu Burusiya 1%. Abo abantu bose babaga batanze amafaranga. Iyo tugiye rero mu kigeranyo cy'amafaranga, amafaranga ni menshi. Umwe nibura muri bari abantu 111, umwe nibura dukoze moyenne yatangaga miliyoni 1,940,000. Iyo ni moyenne, ariko tuzi abatangaga miliyoni 3 bitewe n'ibyo yijejwe cyangwa se nuko nawe yiyumva cyane. Abo babwiraga ngo ni scholarship, bakubwiraga ngo ibihumbi 3 by'amadolari, birimo transport, birimo visa, birimo admission, umuntu akayatanga nta gutekereza. Mu mwaka w'ibihumbi 2021-2022 amafaranga yagiye muri ibi bikorwa ababeshywe batanze angana kuri miliyoni 86,380. Umwaka wakurikiyeho 2022-2023 babatwaye agera kuri miliyoni 42,315. 2023-2024 hatwa amafaranga angana na miliyoni 86,646. Urumva aya ni amafaranga menshi uramutse uteranyije, angana agera mu myaka 3 agera muri miliyoni 215,300 birenga amafaranga make. Aya ni amafaranga abantu baba bibwe na company zimwe ngiye kubabwira. Company mwamamaza, bafatanya bikorwa nimwe muzamamaza, bamwe muri mwe nimwe muzamamaza. Ndabagenera ubutumwa bwihariye. Hari iyo bita ngo Penda Africa Smart Service.
yanditse kuri Jean Claude Rubayita. Iyi niyo nababwiye yihariye gutwara abantu benshi. Wing of Destiny, Gate for Connection, Educate Group, Center for Education Network, B-Mira Empire, Reliable Fast Trading Company, Medizia, Fox Novel Travel and Tours, StudyLink Rwanda Limited Company, Study Abroad, Home and Overseas. Izi ni company ziri gukurikiranwa mu rwego rw'amategeko kubera kubeshya abantu. Izi ni zagize uruhare gutwara muri ya mafaranga navuze. Ndagira ngo tubwire abanyarwanda ko sinzi ikintu kibatera kumva ko ngo iyo wize hanze ngo iyo visa kujya hanze, ibyo bintu mu Rwanda ni amahoro. Nibatuze kuko biragoye, birababaje iyo utanze ibihumbi 3 byawe by'amadolari. Buriya bariya baba bakureba mu mutwe bakaguseka bakayagutwara. Ariko nanone twebwe nk'inzego zishinzwe gufasha abantu kubahiriza amategeko nka RIB, ntabwo ibintu tuzabyihanganira. Aba bantu bari bakwiriye kurekeraho. Ni muri uyu mwanya rero noneho turatanga ubutumwa. Ngira ngo iyo nabahaye ni ishusho rusange yo kumva uburemere bw'ibi byaha, uburemere bwo kuba abantu batagira amakenga yo gucunga ibyabo. Aya mafaranga ni ayabo, ntabwo yarakwiriwe kujya agenda gutyo atwarwa mu buryo bworoshye gutyo. Abantu nibakanguke, imirimo irahari, abantu bihangira imirimo. Nibyo kwihangira imirimo ni byiza, ariko kwihangira imirimo mu buryo bw'uburiganya ntabwo bizihanganirwa. Ikindi, izi company ziriya zose twavuze na ziriya za mbere baragenda bakiyandikisha muri RDB. Iyo bamaze kwiyandikisha ni ukugira ngo icyo cyangombwa bajye bakikubeshesha bakubwire ngo twebwe rwose turazwi. Ariko ibyo biyemeje gukora, bandikishe gukora, si byo bakora hanze. Bakora ibinyuranye n'ibyo biyemeje gukora. Ibyo rero ntabwo bizihanganirwa, ndetse n'abagerageza kujyanisha n'ibyo biyemeje gukora nabo bagashyiramo uburiganya. Niba wijeje umuntu ngo umpaye amafaranga nzagushakira visa, nyine yimushakira iboneke, naho kwitwaza ngo ntabwo bafite ngo obligation de résultat, aho niho habera bwa bwambuzi bushukana. Obligation de résultat kuvuga ngo hariho abo twaganiriye wamubaza kuvuga ngo no, ngo ngiye ngo kwari kumushakira ngo ariko sinamwijeje ko visa yaboneka. No, none ubwo aya mafaranga se yatwariye ngo namwijeje ko ngo kwari ngo ni service fee zo kumushakira ishuri. Niki cyerekana se ko wamushakira ishuri niba ritabonetse? Aho rero niho ibyaha bizira. Aho niho ibyaha bizira, akagirirwa afata amafaranga y'abandi yirirwa bayakinamo, none n'ibyo yijeje umuntu ntabikore. Ni kenshi humvikana abantu batwarwa amafaranga muri ubu buryo. Ibi bintu byari bikwiriye guhagarara. Nta muntu wari ukwiriye kubeshywa muri uyu mwaka w'2025. Nta muntu wari ukwiriye kuba kibeshywa. Nta muntu wari ukwiriye kuba kibeshywa ko agomba gutwarwa amafaranga ye akagenda atyo. Amafaranga ntavuna, aravuna. Ubutumwa rero tugenera abantu bakora ibyaha nk'ibi ngibi byo kwihesha ikintu cy'undi hakoresheje uburiganya, rwose turabizeza ko inzego z'ubugenzacyaha tutazabyihanganira, tuzabarwanya, kuko ubushobozi turabufite, ububasha turabufite, ubushake turabufite, ubufatanye n'abaturage turabufite. Aba bantu rero ntabwo bazatunanira, tuzabarwanya. Ibi rero nibyo byaha ubushize duheruka kuganiraho, ni ibyaha byo kwihesha ikintu cy'undi hakoresheje uburiganya, ni byaha bifatwa muri ya kategori ya white collar crimes. White collar crimes
bya byaha umuntu agutwara ibyawe mu buryo bwiza atiriwe kuniga cyangwa ngo aza acukura inzu iwawe. Aya mafaranga yose ba nyirayo nibo bayitangiye, ba nyirayo nibo bayitangiye. Niyo mpamvu umuntu wese uza akubwiza akarimi keza, akubwira ukuntu wakunguka, genda buhoro. Ariya nimwe mujya muvuga abantu hanze hano bavuga ngo isi ntisakaye. Abantu ni izo mpuhwe kugiriye ni impuhwe ki? Tugende gahoro, twitonde mu byo dukora. Cyane bafatirana abantu bakiva muri za secondaire cyangwa za université, babona ushaka akazi wa secondaire wabashaka kujya muri université, wa université ashaka kujya muri masters, bakagufatirana muri ibyo ngibyo, bagutwarira muri ango babona wajyamo. Nkawe wiyemeje kuba umuntu utangaza amakuru, ntabwo bakubwira ngo bagende muri ango yawe. Turasaba rero abaturage nabo kujya bagira amakenga, bagashishoza, bagafatanya natwe aho babonye bagize ayo makenga. Urumva umuntu ukubwira ngo ibihumbi 10 ngo bya service, hariho bamwe batabifata nk'amafaranga aremera, akavuga ati nana yantwara agende. Mwumvise kenshi abantu babeshywaga ngo bantwaye amafaranga, ngo bamushakiye akazi bakamubeshya ngo nabanze yishyura amafaranga ya uniform utarabona akazi, ngo na badge ubwo umuntu akayatanga, ukavuga ngo ni ibihumbi 10 ku bantu 100 n'amafaranga angana iki? Si menshi? Ni menshi atakoreye. Ese ibihumbi 10 byo bibonera iki nubwo cyaba ari igihumbi 1 agitwarira iki? Ni gute ushobora kubeshwa ngo ishyura uniform utarabona akazi, ngo badge, ngo babeshya ibintu byinshi. Ubundi ubutaha iyo babikubwiye wajya umubwira ati rero nintangira akazi rwose nzayishyura mu mushahara wa mbere. Sibyo? Ibyo ni bya bindi byo kubyina mbere y'umuziki. Utangiye kugura uniform utarabona akazi, kugura badge utarabona akazi. Harimo ubupfapfa n'ubupfayongo rimwe na rimwe rwose. Sibyo bafatanya bikorwa, harimo ubupfapfa n'ubupfayongo no kudashishoza n'ubuteganye buke. Hanyuma rero ubutumwa ngiye kubagenerwa, ubutumwa ndabugenera noneho mwebwe mukora aka kazi k'itangazamakuru. Bariya bose mwabonye uyu munsi ndababikira akabanga, ababamamazaga ndababikira akabanga, ngende mwikosore ariko ubutaha, kuko bamwe muri mwe nibo babyamamaza kandi muzi ko iyo mwamamaza, muzi iyo mwamamaza ukuntu mwamivuga, uba wumva n'ijuru ryagiye hasi kabisa. Inzego za leta rero ni inzego zifasha abantu kubahiriza amategeko, ziri guhangana n'ibyaha n'ibikorwa bigize ibyaha. Bamwe muri mwe ugasanga nabo bafashe uruhande rwo gukwirakwiza cyangwa se gukuza bya bikorwa. Turahangana n'ibikorwa bigize ibyaha bya escroquerie. Bamwe muri mwe kubera imiyoboro mufite ugasanga ni mwebwe mu bikuze, ni mwebwe mu byamamaza. Muri make mugashirishamo ba victim muri za mvugo z'iki gihe. Hari radio, za televiziyo, za YouTube channel, imbuga nkoranyambaga, muzi ukuntu mu byamamaza ngo mwebwe icyo mupfa ngo mupfa kubona bahaye amafaranga. Muri make twebwe turasa nkaho tuvomera mu cyatobotse. Turi kuri uruhande turwanya ibyaha, mwebwe muri kurundi mu byamamaza. Bamwe muri mwe kandi hari abo nabonye barimo mwaje hano. Iyo bavuga nk'iriya kora nawe, abanyamwuga Leta, the new job, Gorama Service, Penda Africa, Wing of Destiny, Study Abroad, Home and Overseas, Gate for Connection, Educate Group Limited, Center for Education Network, B Mira Empire Limited, Reliable Fast Trading Company, Medizia, Fox Novel Travel and Tours, Study Link Limited Abroad. Abo bose mvuze bamamajwe kuri televiziyo, bamamajwe kuri radio, bamamajwe kuri za YouTube channel, bamamajwe ku mbuga nkoranyambaga zose zishoboka.
izi kampani zose murabizi zagiye zamamazwa, ngira ngo hari muvuga ukuntu bashaka akazi rwose umuntu ntirirwa ahangayika. Muzi ko ubwo mwagize uruhare muri ziriya miliyoni zibwe, bariya ba victim 111, bariya victim 111 muri bamwe bagize uruhare rwo kugira ngo babe ba victim. Ndabasabye rero mushishoze mbere yo kwakira akazi k'umuntu uje ababwira ngo arashaka kwamamaza. Kuko kugira YouTube channel, kugira radio, kugira televiziyo, ufite inshingano ku muturage. Hari icyo bita social responsibility. Kuba rero uzi ufite iyo YouTube channel, immediately YouTube channel, radio, televiziyo, imbuga nkoranyambaga, immediately biguha inshingano ku muturage. Inshingano yo kurinda umuturage. Mugomba kurinda umuturage. Muzi ukuntu Tom Transfer yamamajwe? Ntimubizi byarangiye bite? Mwarahombye mwebwe, mwaramamaje. Nangize ngo ni mwebwe muvuga mwarahombye kuko yagiye atacyamamaza. Nicyo mumbwira, muranyumvira? Mwarahombye kuko yagiye mutacyamamaza. Ntabwo murumva isomo, reka nsubiremo. Kuba ufite social media platform, kuba ufite televiziyo, kuba ufite radio, ntibigukuraho social responsibility, ntibigukuraho inshingano zo kurinda umuturage, umushuka, umushora mu bikorwa, umubwira ko azunguka kandi bikarangira ahombye. Urugero nari mbahaye, muzi ukuntu mwamamaje Tom Transfer, byarangiye bite? Ni bangahe bari kurira? Urwo ni urugero rumwe. Muzi ukuntu mwamamaje Sarongo. Twebwe turamamaza, turabwira abantu uwibwe ikintu najye kuri RIB cyangwa kuri polisi. Mwebwe mukamwamaza muvuga ko afata abajura. Bikarangira twaye amafaranga yabo nabo bajura ntibafatwe. Ugira ngo yaza kuba afata abajura koko twari kumuhamagara tukamuha akazi hano. Muzi ukuntu mwamwamamaje. Muzi ukuntu government institution zirashishikariza abantu kwishingira imirimo bikure mu bushomeri, bakora ibintu bizima mu buryo babonamo amafaranga, babigisha no kujya bizigamira muri za banki. Mwe muramamaza mpano y'Imana ngo atanga amafaranga y'ubuntu. Simwe mwamwamamaje ngo ari nabo yakoreye ubukwe ngo byarangiye bite? Abo murabamamaza. Hari nabo numva leta irababwira ngo iyo urwaye ujye ku mavuriro yemewe. Mwebwe muzabo mwirwa mwamamaza ngo bamwe bakoraho rikaka. Ntimubazi? Bamwe bakoraho rikaka ugasanga rwose Mana yanjye sinzi icyo tuza gukora. Ariko icyo tuza gukora muraza kukibona. Kuko ntituzemera guca uruhande turwanya ibyaha ngo abandi bace urundi babyamamaza kubw'inyungu zabo bwite. Bakoraho rikaka rwose. Ibi ni byinshi, ngira ngo isomo turaribona. Abamwe uko byagiye birangira twarabibonye, ntabwo tuza kubyihanganira. Ngira ngo ibi ngibi mubifate nko kwihanangirizwa, mubifate nka warning. Umuntu wese, ndabisubiramo mu buryo bwiza, mubifate nka warning. Kuba ufite YouTube channel, kuba ufite radio, ufite televiziyo, ukoresha imbuga nkoranyambaga iyo ari yose, wigengaho cyangwa se usangiye n'abandi, ufite inshingano zo kurinda umuturage. Ibyo ntibigukuraho kuba igihangange cyo kureba inyungu zawe wenyine, utita ku nshingano z'abaturage, ubashora, ubashishikariza mu bikorwa bibagiraho ingaruka zo gutakaza amafaranga nkariye. Iyi ni warning tubahaye. Ubutaha
mushobora kuzaba ari mwebwe kamera zahindukiyeho, ari mwe bagenzi banyu kamera zabahindukiyeho, kuko iki ntabwo kizihanganirwa. Mufite social responsibility, mufite inshingano zo kurinda abaturage. Ngira ngo ubutumwa bwumvikanye neza. Hanyuma rero nabo bakeka ko bazajya bafata amafaranga y'abantu bababeshye, ndabarahiye, bashatse basubiza amererwe mu isaho, kuko akazi kacu tuzagakora neza nk'uko bigomba, kandi ntituzatsindwa, ntituzanadohoka cyangwa ngo dutezuke kurwanya umuntu wese wiba abaturage, umuntu wese ukora ibikorwa bigize ibyaha. Byanze bikunze niwe ugomba gutsindwa. Murakoze cyane. Isi uhagarara hariya ukareka. N'ibyo byose abo bose baramamazwa n'izo kampani nyine. Mu byo navuze, niba ugiye kwamamaza ufite uburenganzira bwo kumenya umuntu ibyo yamamaza, ese ni iby'ukuri cyangwa biranemewe? Komeza. Urumva buri rwego rugomba gukora akazi karwo, natwe tuzakora akazi kacu ko kurwanya wari wese unyuranyije n'amategeko. Izo wavuze nabwo hari ingamba bafite, simbavugira. Twebwe izacu nuko umunsi ku wundi tugomba kurwanya ibyo bikorwa. Umunsi ku wundi tugomba kurwanya ibyo bikorwa. Umuntu wari wese wishora mu bikorwa bigira ingaruka, haba mu miti, haba muri serivisi zo kubeshya, mu miti tujuje ubuziranenge, cyangwa se n'ibyo byose twavuze. Abo bose babeshya abantu ariko bagamije inyungu. Abo bose ni gahunda irahari, kandi sinavuga ngo ni gahunda duhereye umunsi, twayitangiye kera, tuzayikomeza. Urakoze cyane. Ibibazo bibiri. Icya mbere, hari abantu mu byacu bafite umwana uri mu Rwanda, umubyeyi wabo muri Amerika, hanyuma akaba umunyarwanda umusikama ari muri Tanzania, amubeshya ko agiye kumufasha nk'umwana we i Kigali akajya kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo umuntu atanze ikirego, ibi bigenza gute? Hari imibare ikorana na Interpol kugira ngo umuntu akorwe muri Tanzania agaruke. Icya kabiri, hari kesi maze kumva nyinshi ku bantu batandukanye by'umwihariko ko n'ishobotse, aho bamwe babeshya ko hari abantu bari mu Rwanda baje i Kigali benshi, babeshya abantu ko bafite utuzari no gutanga amaraso mu bihugu byo muri Aziya kenshi. Ukagerayo bakwishyura amahera $5,000 by'idolari, ugakoramo umwaka, warangiza bakwishyure ndetse banamufitiye pasiporo yawe kugaruka, bikaba ikibazo. Izo kesi mwazumviseho ikiri gukorwa kuri izo kesi? Ikiri gukorwa ni ibingibi byose, abo bose bari gukurikiranwa. Duhere kuri ibyo ngibyo, ariko ni gute bashobora kukubeshya ngo akazi muri Aziya ngo gahemba neza, mubona n'abantu bo muri Aziya bari muri iki gihugu nabo baje kugashaka? Harimo kubeshywa. Ese skills ufite bari abanyaziya uvuga badafite nizihe? Abantu bo muri Aziya muvuga, muze kureba, nimusohoka murababona benshi barashaka akazi nabo hano. Wowe ugashuka ngo wakabona iwabo, ufite iki cy'igitangaza ukabyara?
ikindi abo babikora bari hanze hari ibyo bita mutual legal assistance, gufatanya hagati y'inzego mu buryo urwego rwa hano rw'ubugenzacyaha rushobora gufatanya n'urwego rwo mu kindi gihugu mu rwego rwo kurwanya ibyaha nk'ibyo ngibyo. Ibyo rero birakorwa, ariko ntabwo twavuga ngo biterwa ndetse n'umwuka wa politiki uko umeze, biterwa n'amasezerano ibihugu biba bifitanye, ariko birakora ari mu buryo bwa Interpol nabwo ukekwa nabwo n'uburyo dukoresha n'uburyo butandukanye bukoreshwa bwo kurwanya ibyaha, babyita ibyaha byambukiranya imipaka. So ubwo buryo rero ntabwo dukoresha uburyo bwose bwemewe n'amategeko, uwakoze icyaha ari hanze kikagira ingaruka ku munyarwanda kuba yakurikirana. So muri ubwo buryo bwose ari kohereza uwakoze icyaha wagikoze akaba yaza kuburanishirizwa hano, ari umunyarwanda wagikoze hanze akagikora hano kuba yaza kuburanishirizwa hano, kuba ari umunyamahanga kuba yaburanishirizwa aho ari icyaha cyakozwe. So n'ubwo buryo bwose kuba ashobora gukurikiranwa aho ari, si ngombwa kwaza hano, ashobora no kuza hano nabwo akagira, byose biterwa n'uko ibihugu byumvikana. Ariko izo ni ingamba tugomba kugumya kwifashisha no gukoresha mu rwego rwo kurwanya ibyaha nyambukiranya mipaka. Wavuze RGB cyangwa RDB? Okay. Ibyo ngibyo niyo yamanyanga y'abantu nk'abo ngabo. Ukuvuga ngo wowe wati cyangombwa cyo muri RDB cyo gukora ibi ngibi ibikorwa ariko ugasanga wagiye gukora ibindi bitemewe. Ibyo ngibyo niyo yamanyanga abantu nk'abo ngabo iyo bavumbuwe n'ubundi barakurikiranwa. Ariko icyo tuba dusaba akandi n'ubufatanye n'inzego z'ibanze kuba abo bantu nk'abo ngabo batagomba guhishirwa, ndetse yaba ku muturage yaba ku buyobozi bw'inzego z'ibanze. Ni inshingano ko twese tugomba gufatanya kurwanya abantu nk'abo ngabo. Ibyo ntabwo ari ibintu byemewe. Urumva kuba ukora wambwiye ngo ni ibikoresho by'isuku bikarangira ukora ibinyobwa, ni amanyanga mabi cyane, ntabwo byakwihanganirwa. Iyo babonetse abantu nk'abo ngabo barafatwa bagakurikiranwa amategeko, bagahanwa uko amategeko abiteganya. Ingamba zo zirahari. Icyo nasabye ni uko batagomba guhishirwa, abaturage tugafatanya n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kurwanya n'ibyo ngibyo. Nibyo nakubwiye, wowe uri umuntu nawe ukoresha inyurabwenge, sibyo? Ntabwo ari ukuvuga ngo ni formule aho nkubwira ngo uzacekinga ibi ngibi n'ibi ngibi. Wowe uri umuntu, niyo ya social responsibility nakubwiye. Ufite uburenganzira bwo kumusura aho akorera, ukabanza muri mwebwe mujya kwamamaza, ninde ubanza agasura ko bakuzanira kenshi video bifatiye ngo abari uzajya playing, bamukoraho rikaka akasanga ariyo bagiza, ntuzigera usubirayo nibura ngo na nyuma ngo ubaze uwavuriweyo, atari wa wundi bakuzaniye kuri ya video uzajya uhora playing. Ese niko bihore iteka? Ese biriya mwamamaza ziriya ndwara bavura bamamaza koko tubizi izo ngizo urabizi social responsibility. Uri umunyarwanda,
ufite inshingano ku baturage yo kubarinda. Ntabwo ngende buguhe checklist, it's up to you nawe kugenda ugakoresha inyurabwenge yawe, kuko checklist y'uyu nguyu siyo checklist yuriye, sibyo? Ukorera? Yego. Umbajije ikibazo cya speculation, kuvuga ngo ni byinshi biragenda byiyongera. Oya, ikiyongera ni ingufu zo kubitahura no kubirwanya, nicyo kiyongera. Kuko uko ubu ngubu ntureba ubutumwa dutanze, ubu ejo hari abazatanga ibirego, tugende tubavumbure. Ariko si uko ari ibyaha byiyongera, ahubwo ni ingufu zashyizwemo zo kubara. Ariko icyo uvuga ndacyumva, y'ababonye akazi ntabwo. Nibura subandika hehe ngo ugumye bakurikira, uheruka kubahamagara kangahe? Ntabwo. Ugasanga we cyakora ni bya 10,000 gusa, 10,000 bikarangira, 10,000 bikarangira. Aho ngaho murasa nkaho wenda nkurikije nk'ikibazo uyu mugabo wo kuri Primo abajije, murasa nkaho mushatse kwirengera ko mwebwe ikibareba gusa ari ukwamamaza ngo yakweretse. Oye, hirya yo kwamamaza, hirya yuko yakweretse icyaha cyangombwa, ufite social responsibility yo kwibuka ko ese ibi bintu ambwira ngo namamaze koko ni nabyo biranashoboka. Ese uzi ko buriya no mu bawe harimo ababa victim, wireba twadufaranga ufashe two munsi cyangwa yayanda guha ukugize uko wamamaje. Ubu n'ubu ndabizi no muri iki kiganiro mbere yuko gitambuka hari two muza gukubitamo, ariko muze gukubitamo ibitwiyeme. Ibi ngibi byabeswa, mwamamaza ibifatika bizima, apana ibi byabeswa. Tekereza ugatanga ubutumwa nk'ubu mbere yuko iki kiganiro gitambuka, akabanza agacishamo ndi bubikurikire ko mwabikurikije. Ubwo ndamenya ko amasomo mwayafashe. Ujya kumva ukumva utangiye ubutumwa bw'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rurwanya ibyaha, ukumva umuntu aravuze, ukumva bahise bakubitamo cya kintu cyamamaza escroquerie. Mu by'ukuri mwubahe ubutumwa nabahaye, mu bwubahe, kuko ni ubutumwa bwa rubanda, ni kubw'ineza ya rubanda. Uwumve neza ko iyo dutanga ubutumwa si ukubabuza akazi, ibyo mu byumva, si ukubabuza akazi. Ariko nimukora akazi, harya bavuga ngo kari harare, kazima, karimo umugisha, karimo ibintu byiza, wowe ntube wungutse, hari undi washoye mu kugwa mu byaha. Ni nko kuvuga ngo wowe ubonye amafaranga yo kugira ngo ugushe undi hasi. Ntabwo twabyemera nk'urwego rw'ubugenzacyaha. Ubutumwa rero rwose mu bwubahe, ntimubwamamarizemo ayo mafuti, ntimubwamamarizemo iyo escroquerie. Murakoze. Hari ikindi kibazo? Murakoze cyane. Hanyuma hari abantu bifuje ko Jean Dodier, abantu hano Kacyiru. Nanjye ndi umwe mu bantu bambuwe amafaranga batwizeza akazi. Numvishije amatangazo ku maradiyo, kuri maradiyo atandukanye bagenda bacishaho amatangazo yuko barangira abantu akazi, bahuza abantu n'abakoresha, abakoresha bakabaha akazi. Ni muri ubwo buryo rero nanjye numvise iryo tangazo, kuko batanga na nimero za WhatsApp, turavugana, turandikirana, hanyuma umunsi uragera wo kujya kubonana nabo. Nagiye gusaba akazi muri kampani yitwa Abanyamwuga, yakoreraga muri Shike hariya mu mujyi wa Kigali. Icyo gihe naragiye ngera kuri Shike hari nko hafi mu saa 11. Hanyuma ndabahamagara ko ntageze muri he, barambwira bati rero ntabwo turi hano, twagiye kuri tere, twagiye Masoro, twajyanye abandi bakozi. Ati ubwo ngubwo niba bazanye ibyangombwa byose, ibyangombwa bari bansabye kubera ko nari natse akazi k'ubushoferi. Bati ufite perimi,
n'irangamuntu n'amafaranga. Nimba ubifite byose wabizanye byohereze online, nta kibazo. Umunsi tuzaba turi kuri ofisi uzaza tubonane nta kibazo, turahita tuguhuza n'umukoresha ku buryo mu minsi mike akazi uzaba ukabonye. Niko byagenze, amafaranga nahise nyohereza online, nanga n'icyo cyangombwa irangamuntu na perimi yanjye. Ndangire kubyohereza nyine barambwira ati wowe tuza, ikibazo cyawe cyo gusaba akazi kigiye kugikurikirana, turaguhuza n'umukoresha, mu minsi mike uzaba ukabonye. Ubwo narategereje ko ka kazi nzakabona, ndakabura. Nkabahamagara bakambwira bati dosiye yawe twayigejeje ku mukoresha wawe, umutegereze niwe uzaguhamagara. Narakomeje ndategereza, akomeza ndarambirwa. Nkongera nkabahamagara, wowe ihangane, bakomeza kunyizeza gutyo, akazi ndakabura burundu. Nibwo igihe cyageze ndavuga ati ibingibi ntabyo. Nibwo naje hano kuri RIB gutanga ikirego, mvuga aba bantu ko banyambuye kandi akazi bandangiye ntakabonye. Ni muri ubwo buryo nahageze nsanga hariho n'abandi benshi bafite ikibazo nk'icyanjye, turagitanga, none ubu ngubu kiri gukurikiranwa, kandi turashimira RIB ko yadufashije icyo kibazo kandi kikaba kizakemuka. Ndumva icyo navuga ni icyo ngicyo. Murakoze cyane. Jye natanze 10,000 nk'uko umuyobozi wa RIB yabivugaga. Muri uko kwamamaza baba bavuga nyine yuko babarangira akazi, mwavugana akabwira ni 10,000 utanga bakagushakira akazi. Inama nagira abandi bantu bameze nkanjye, kuko wumvishe ko victime ari benshi, abantu 101 batugenje gutyo. Nagira inama y'abantu kubanza gushishoza, bakajya gutanga amafaranga bazi yuko wenda icyo kintu bagiye gutangira amafaranga bazakibona koko by'ukuri. Birinde ibyo bintu by'ubutekamutwe. Ntabwo nanjye nari nzi ko ari ubutekamutwe, kuko umva abantu bafite office bakoreramo bakamamaza amatangazo ku maradiyo, abantu benshi barabizera kandi bumvishe ko baba bafite n'ibyangombwa bahawe na RDB, ariko bakagenda bagakora amanyanga. Ariko ayo manyanga yabo ntabwo yabahiriye cyangwa ntabwo azabahira, kuko RIB ishinzwe akazi ko kubakurikirana abantu bakora amanyanga nk'ayo ngayo. Murakoze cyane.